Nguhaye ikaze wowe ukurikiye ibiganiro bya Trumen TV. Nimba ari ubwa mbere ndagusaba gukora subscribe kugira ngo twuzuze biriya bihumbi 10 twiyemeje. Ukore like ni ingenzi, comment nazo ziradufasha, na sharing kugira ngo ibiganiro tubagezaho bijye bigera kuri bose. Nguhaye ikaze. Uyu munsi rero turatangirana n'ikibazo twibaza duti mbese nawe usoma kuki? Aha turi kuhabona icupa ni inzoga, tukahabona n'itabi. Ese rubyiruko, mukobwa, usomaho? Ese kuba usomaho ubiterwa n'iki? Kuki wabyishoyemo? N'urungano, icyo twita ikigare? Ese ni ukwigunga, kugira agahinda, cyangwa se ni ibibazo ugenda uhura nabyo, cyangwa uzinywa kugira ngo wishimishe? Aha ni wowe ugomba kubitekerezaho. None se kuki wabyishoyemo? Urwo rubyiruko ni ibibazo, ni ukwishimisha, ni iki? Bitekerezeho rwose, kandi ahangaha muri iki kiganiro cyacu kirangire wafashe umwanzuro. None se uzi yuko kunywa ibyo bintu bishobora kugutera uburwayi bwa kanseri? Aha ni naho uzisanga mu mufuka nta kintu kirimo, mu ikofi nta kintu kiberamo. None acunga nabi, nukomeza kubifataho cyane bizarangira bigutwariye ubuzima. Bizagutwarira ubuzima rwose. Ibyiza musore, mukobwa urimo kunyumva, wabireka. Warekeraho kunywa inzoga, ukarekeraho kunywa itabi, kugira ngo bizagufashe. Ukimara kureba ino video rwose ufate umwanzuro ubireke, kuko twabonye ko bifite ingaruka. Byakuviramo urupfu, wahora uri umukene ugatangira gusabiriza kandi wari umusore. Ibyiza rero bireke kugira ngo ube umuntu w'agaciro. Ubu uri umuntu ufite ubuzima bwiza. Muri kubona uno musore rwose arimo araterura ibyuma, ameze neza kubera yuko nta biyobyabwenge yagize gute yafashe. Utafashe ibiyobyabwenge ugira amafaranga, ukaba ufite ubuzima bwiza. Urumva rero kutanywa ibiyobyabwenge ko bifite ibyiza byinshi. Isi yacu ikeneye urubyiruko rwiteza imbere, rukagera kuri byinshi, rugafasha abantu muri rusange. Ndagushimiye rero rwose wari udukurikiranye. Imana iguhereze umugisha. Wibuke gukora subscribe, gusharinga kugira ngo ibiganiro bigere kuri bandi. Ciao ciao, see you next time, bye bye.